The Fourth Queen Episode 3. Duherukana Shekina yeretse ba The Three Queens ko ntacyo bavuze imbere ye, ko byari bibateye ishyari kandi bakarakara cyane bakavuga ko bagiye kumwigisha isomo rya nyaryo. Se noneho baba baramwigishije irihe? Reka twemeze twiyumvire uko byagenze. Ubwo Megan yahise abwira Vanessa ati ariko Shani buriya kariyumvamo iki? Ako reba ukuntu kaba kigize ariko ndebera nk'ukuntu ahise yimyoza akagenda. Buriya ararebye abona ko twe tutazi kwimyoza. Akuzi ko abantu babona umuntu yabaciriye bugufi bakabegwa ibiri byo bakagira ngo nyine nta kintu ashoboye. Buriya abonye tumuciriye makeya agira ngo nyine ariko ibyo ashaka. Maze Vanessa nawe ahita amubwira ati akuse mwebwe erega mwese iyo muza tukagendera hamwe yari guhita abona ko nta n'ikintu afite cyo kutubwira imbere yacu. Ako nyine reka ibyo tubyihorere twe twipangira ibyacu. Ikintu twavuze cyo nuko tomorrow ejo nyine turi buze kumwigisha isomo rya nyaryo. Ako mureke nyine duhite tujya gukoresha inzara zanjye kugira ngo tugende. Maze Kate arangije avuga ati what? Sha usiko twatinze we. Sha twatinze kugenda. Nondebere kaka mwana yanjye usiko katumye dutinda none dore ticaraje. Ubuse none kwaje akaba dusanze tukiri hano mane turadojinga dute? Maze Vanessa arangije ambwira ati kandi ibintu byo nkabyanga. Ubuse ndacyadojinze kandi kiriya giti cy'amane mva kiriya kirekshara kigira mane ubuse turacyadojinze wana. Ndebera n'ukuri kw'Imana ndebera ukuntu badusubije inyuma kandi ibi nabyo biri kwiyongera mu bintu tuzamukorera. Ngiye ntitujye gupanga neza muzamenye ko n'ibi byose tugomba kubishyiramo n'umwanya wacu yawutwaye mwana. Ubuse ntituba turangije ako nyine ndebera. Ubuse ngiye muri classe sinari nshaka kujya classe mana yanjye. Maze Megan arangije hagati akusha ibyo byose nibyo mwivugisha ndabyumva nyine pe ibintu byinshi byacu byapfuye nta n'ikintu kizima tugifite. Ako nyine mumbabarire ibaze dusanze kariya gakobwa sinzi n'izina ryako ubu ngubu ndumva ntashaka no kurimenya kari kwiga muri classe yacu. Ariko Shamega wagiye ureka n'ukuri kw'Imana urumva ibyo bintu byakunda ko kaza muri classe yacu. Hakujya wibuka ko classe yacu iri classe yubashwe mu kigo hose barayizi baratuzi. Ndumva rwose iryo kosa batarikora. Ubwo se bamuzana muri classe yacu ngo aze gukoramo iki? Newcomer akaruru nyine kari aho ngaho nubwo mbona nyine kadashaka kumva kari akaruru. Ndumva nyine ntazi pe ubwo se yabaje gukora iki muri classe yacu? Mwana nta kintu yabaje gukoramo kandi nawe arabizi niyo yanageramo mva yakumirwa n'ukuri kw'Imana. Ahubwo si ikintu ningutse se mwana reka duhite tujya kureba ko kaje muri classe yacu ubundi tukwereka icyo tugakorera. Mva byaba ari na byiza ngasanze muri classe yacu ariko nanone wapi nanone singasange muri classe yacu kaba kaje kuntesha umutwe n'isesemi najya niga meze ngo nta nubwo no kwiga noneho. Maze Megan arangije ambwira ati ako se Shani ko nkuzi neza rwose n'ubusanzwe ko tutajya twiga. None ntabwo tujye twiga pe nubwo tugiye muri classe tujyanywe no kureba ko nyine bakazanye muri classe yacu. Ako rwose umenye ko nta kindi kintu dukora pe ntacyo pe. Ubwo ngubwo bahise bagenda bajya muri classe. Uko bakagezemo basanze Shekina yicaye neza ameze neza rwose nta n'ikibazo yari yifitiye dore ko yari yifitiye business ze mu mutwe. Shekina rwose yari umukobwa wabaga wihagazeho mu kintu cyose yakoraga yagikoranaga confidence zidasanzwe kandi yiyumvaga nyine nta kibazo yifitiye as long as yakoraga ibintu yiyumvamo kandi akunze cyane. Ibyo abandi bose bavugaga rero nta na kimwe yabaga yitayeho. Ubwo nawe akibabona binjiye yaricaye arabihora akomeza ariyicara ntiyagira n'ikintu abavugisha. Ubwo bamunyuzeho bajujura. Uko teacher yinjiye muri classe yatangiye kwigisha. Ubwo hageze umwanya wo kubaza ibibazo
Teacher abajije ibibazo habura n'umwe wagisubiza, maze Shekina aritonda amanika akaboko ke nk'ugiye gusubiza, maze Anisa akimubona ahita aseka cyane avuga ati hey oh my gosh Jesus, uzi nka kariya kamanitse iki njye n'ukuri kumana mba numva nabuze ikintu nkora, ubu si nk'akano kagiye kuvuga iki kweri. Bakiri muri ayo ngayo Shekina yahise asubiza igisubizo cyiza cyane. Teacher we nawe yahise yishima cyane, ahubwo ahita agira amatsiko yo kumubaza uwo ari we n'aho aturutse. Bose bahise bumva bikanze babuze icyo bakora, kuko ikibazo yarabajije hari habuze n'umwe wagisubiza. Bose bari bamanjiriwe, habuze n'umwe wabona igisubizo cyacyo cyangwa ngo agerageze. Ubwo bakimuseka nibwo yahise asubiza igisubizo, bose bumva nta n'ahantu bari bugikure mu bwonko bwabo, ahubwo bumva barakangaranye cyane. Amba wabona Shekina atajaje. Reka tegereze tuziyumvire episode ya 4. Guys, ndabakunda cyane, ni Career Dreamer, this is the 4th queen. Dukomeze tuyumve, tuyilikinge, dukore na share. Ni Career Dreamer, ndabakunda cyane. Ciao ciao. The 4th Queen episode 4. Shekina akomeje gutambuka the 3 queens. No muri class yaberetse ko nahuriye nabo rwose. Mama seki ibi bikomeza kubongerera ishyari, baba barageze aho bakamukorera iki? Reka twomeze twiyumvire uko byagenze. Ubwo bari muri class bacize umugambi w'uko class nirangira barahita basohoka mbere bakajya kumutangira imbere ya class bakamuha isomo, ubwo baramusebereza aho abanyeshuri bose bamureba. Ubwo class kirangira bahise basohoka bihuta ngo bajye kumutangira atabatanga imbere. Bagiye kubona babona Shekina asohokanye n'undi mutipe bakundaga cyane. Uwo mutipe yari Gift, yari umutipe wari uzwi mu kigo hose kandi bose baramukundaga. Noneho bagize umwaku basanga niwe asohokanye nabo bari kumwe baganira, maze batangira kwivovota. Gusa Shekina nawe yari ari kuganira na Gift bavuga bati ako baby ga usa nawe uri mushya, nabonye nakuzi ariko congratulations, uri umuhanga cyane rwose pe. Nabonye nyine ukuntu witwara nuko wasubizaga muri class, nyine mbona uri umuhanga cyane rwose. Maze Shekina nawe arangije amusubiza ati okay merci, na gusa nini bisanzwe, nubwo ndi mushya ariko nyine ntabwo wagera muri class ngo babaze ikintu ngo nuko uri mushya ngo utasubiza. Iyo ukizi nyine urasubiza, as long as waje kwiga nyine uba ugomba gukora ibyakuzanye. Nanjye uriya nakoze ibyari byanzanye, ndumva nta bitangaza bihari. Maze Gift arangije ambwira ati okay I'm Gift, niba ntacyo bigutwaye nanjye namenye izina ryawe. Maze arangije ambwira ati okay I'm Shekina. Ariko nyine nubwo atari business zanjye, wambwira bari abakobwa mbona hariya nahoze mbabona kenshi cyane basirikira no muri class nababonye, gusa niba nawe ntacyo bikubangamiyeho wambwira nta kibazo. Maze Gift arangije ambwira ati okay wow urashaka kumbwira bariya se? Bariya batatu rero babita the 3 queens, ngo nabamikazi bacu rero. Mbabona nanjye bagenda gutyo, ariko nta bintu byinshi babirenze bakora, usibye ko nyine n'abana bo mu kibose baba birase gutyo, gusa nta bintu byinshi cyane bihari. Maze Shekina njambwa ati mpise mbimenya the reason. Maze Gift arangije amaze the reason, impamvu y'iki? Shekina njambwa ati okay that's not our business, ntabwo bitureba, reka tubyihorere. Ubwo uko baganiraga aho ngaho nabo niko ba Anisa nabo babarebaga. Anisa yari ari kwivovota cyane avuga ati mana niga mundeke ngende njye kukabwira, burase umva karishyanutswa. Oh my Jesus, reba ukuntu kaba kishanutsirwa gusa. Ubu se karabona Gift akeneye kukavugisha, ndebera nk'ukuntu kaba kishyanutswe utuntu twose ubona kavuga gashyiramo amajeste, birasa buriya bundi bimaze iki? Ubwo bakomeje kwivovota aho ngaho, ariko Shekina we ntiyari abitayeho habe na gato. Hashize akanya gatoya baje guhura nawe nanone nyuma ya class, noneho bahuye bari kumwe bose.
maze Anisa arangije ambwira ati what tag again. Okay, ajya ngo witwa nde? Ajya ngo witwa nde? Maze Sheke ndangije ambwira ati okay, you want to know me? Urashaka kumenya? Hanyuma se wowe wambwiye uwo uri we? Ucyumva ko ushaka kumenya? Nanjye sinkuzi rero. Niba ushaka kumenya uramanza unyibwire, kandi mudashaka kumenya I don't care, ubyihorere rwose ntacyo byamarira njyewe. Usibye ko no kumenya si ngombwa, gusa niba ushaka kumenya I'm Shekina, okay? Nabonye ukomeza kunyizirimba usa nkaho ntazi icyo ushaka, gusa I'm Shekina and nta bintu mfite byinshi byo kuvugana nawe, ubwo ndumva wamenye rero, ibindi bizagenda ubimenya. Maze Anisa arangije ambwira ati what? Akusiga ko mbona wowe wishyize hejuru cyane. Do you know the three queens? Hari abantu wabuze bitwa the three queens. Maze Sheke narangije amusubiza ati wow, the what? Abo ngabo ndabamenya ngo bamarira iki? Umva babe, mfite ibintu byinshi cyane pe, ngomba kwiga. I have another things to care about. About the three queens, about the what and the what. Ntabwo mbitayeho kweri, nta nubwo mbazi, sinshaka no kubamenya. Again, ntabwo kubamenya nta kintu byanyongerera. Cyikora niba ndabamenya bakajya bansobanurira bakambwira ibindi nkeneye muri class, ibyo birumvikana. As long as niba barimo muri class nababonye, revo muriho nayibonye, then nta kintu gishamaje kuri mwe rwose. Ndumva rero ari ibyo ngibyo. Njyewe I'm Shekina, wowe nushaka ubireke, ntabwo nshaka kukumenya. Umva ko the three queens bigenze. Ubu se hano ho barahikura bate? Guys, ni Career Dreamer, ndabakunda cyane, mureke tuzahure muri episode ikurikira. Ubundi mukomeze mukore like, share no kuri Zawadi na yari wowe zose ni inkuru zinyura hano kuri TikTok ya Career Dreamer. Ubundi Imana ikomeze ibahe umugisha mwinshi cyane, ndabakunda cyane. Ciao ciao.